imana irema umuntu yigeze ivuga ngo bazajya batanga amafaranga kugira bakundane? Njye nibyo ndi kwibaza. Icya kabiri, ese imana yaduhaye ubutaka turabugurisha, itwoherereza umwana wayo turamugurisha, umvise? Aba baby hanze turabona bari kugurisha igitsina cyabo, sibyo? Abandi baracuruza iki? Ese niki basigaje kugurisha? Ibintu byose byabaye ubucuruzi, urukundo ni amafaranga. Nimba buri kintu cyose ngahe nawe mubwira nk'umuntu uri kumbaza, umbwira ikintu gisigaye kugurishwa. Muri sosiyete ikintu cyitwa inkundo ni ikintu akenshi gituma cyangiza sosiyete cyane, kigatera ibintu byo kwiyahura, za depression cyane cyane mu rubyiruko, aho umwana w'imyaka 18 agiye kubwira mama we ngo bireke uracyari umwana, ntabwo uzi ibyo ari byo. Reka duhere kuri Taiga. Inkundo z'iki gihe uzibona mu magambo make cyane. Ngiye rukundo rw'iki rero, urabona abana guhera muri 1999 kumanura uzaza bibikangaye gutyo mukundanye mukaba mwabasha kumarana umwaka, waba wayobora na Amerika. Noneho reka tubaze, wenda mbaze nk'uyu mugabo we aramduta mucyo, umvise? Urabona abakobwa usanga yambaye nk'akamini, yambaye nk'ubusa mbere n'udusokereti, bo yambara udusokereti. Ese nanjye hari ikintu mba nibaza, ese ni uburyo bwiza bwo kugira bakunde, ni uburyo bwiza bwo gukurura abakene? Nanjye rigenda mbyibaza nyine bikandenga. Ese nk'umuntu nka mucyo unduta wabonye byinshi, wowe ubitekerezaho iki? Wenda wadusangiza nyine natwe tutabizi akatubwira. Okay, murakoze cyane. Nta muntu ucuruza akinze. Nta muntu ucuruza akinze. Ntabwo waba ufite butike ngo uyikinge ngo ubone abakiriya. Nibwo buryo bwo kugira ngo mubabone neza. Wenda abone tukiri aho ngaho, reka mvuga gato kambaza abakobwa. Hari abantu nigeze kubona umuntu avuga ngo nubwo inzozi zibeshya wari warota umukobwa aguha amafaranga. Reka nibarize abakobwa, ushoboye yansubize. Ese abakobwa, urukundo muri iki gihe, urukundo murufata nk'iki? Ari urukundo rw'amafaranga, ni iki kiri imbere kuri mwebwe? Clarisse. Okay, ni byiza. Urukundo n'amafaranga nkeka ko ari ibintu bibiri bitandukanye, ariko biba bifite n'aho bihuriye. Urukundo nibaza ko ari ibintu biza mu muntu atabihamagaye, biza nyine ku muntu nawe ashobora kuba avuga ati uyu muntu gute namukunze, nawe atabona ikintu do special yamukundiye. Okay, nibaza ko ari ibintu amarangamutima kuzamo utahamagaye, utaguze, wumvise just bikubamo. Amafaranga nayo mu rukundo ni ikintu kiza kikabafasha mwese ku buryo ki ashobora gutuma mwishimana cyangwa se nyine mukarelaxinga, ariko ntabwo ariyo shingiro y'urukundo. Ese nk'uko babivuga, numva abantu bavuga ngo benshi abakobwa nta rukundo bagira, koko nibyo? Okay, tuvuze kuri icyo kintu, nshobora mvuze ngo yango ntabwo bagira, nshobora kuba ngiye hanze y'amarangamutima biyumvamo bakayitiranya. Uravuga ku ruhande rwawe? Okay, bararugira. Ku ruhande rwawe abakobwa bararugira kimwe nk'abahungu? Kimwe nk'abahungu? Njye ntabwo bose bararugira. Ntabwo nemeranya nawe. Gute? Reka nguhe urugero. Avanga urukundo ngo amafaranga y'urukundo, sibyo? Icyambere, Imana irema umuntu yigeze ivuga ngo bazajya batanga amafaranga kugira bakundane? Njye nibyo ndi kwibaza. Icya kabiri, ese Imana yaduhaye ubutaka turabugurisha, itwoherereza umwana wayo turamugurisha, umvise? Aba baby hanze turabona bari kugurisha igitsina cyabo, sibyo? Abandi baracuruza iki? Ese niki basigaje kugurisha? Ibintu byose byabaye ubucuruzi, urukundo ni amafaranga. Nimba buri kintu cyose ngahe nawe mubwira nk'umuntu uri kumbaza, umbwira ikintu gisigaye kugurishwa.
Zisigaye zigurishwa na byose baracuruje barabirangije none se kabisa niki nga muco mbwira oya tugiye kuvuga kuri iyo ngingo ntawavuga ngo mbenga ni bande bakunda cyane kuruta abandi kubera ko kuri side y'abahungu hari abahungu benshi bahemuka bakunda ari aba player ugasanga umuhungu akunda abakobwa batanu kandi muri abo bakobwa bose nta n'umwe azi ko runaka afise abakobwa benshi nanjye ntazi nzindi umukobwa player ni iki bisobanuriye okay babahungu bakunda gufatafata nyine bakunda abakobwa benshi cyane nibo ba player noneho ku rundi ruhande n'abakobwa nabo bagira iyo mico ugasanga afise sheri wiwe akunda afite n'umwunguruza amujyana ku ishuri afite n'umuha amafaranga yo gusohoka abo bose nyine arabafite rukaba rukitwa urukundo nyine nizo nkundo ndiko ndavuga ziri no yabaye business rero ugiye kuvuga ngo abahungu ngo nibo bakunda cyane ngo abakobwa ngo ntibakunda cyane waba wikunze oya twabaze muri rusange reka dusamatsiko muri rusange reka dusa nk'ababyungurana y'ibitekerezo ibyo bintu ni ibintu bikabije kandi bikunda kubonekamo hano hanze uvuga ngo urukundo n'amafaranga ibyo ni ibintu bibiri bagora gukompara ahari amafaranga byose kuko amafaranga uyu munsi wa none tugaragarizwa yuko ari hejuru y'ibintu byose bibaho uba ufite amafaranga uri umuntu n'ubwo waba uri umusaza ungana gute usanga ari wowe uri kuvugana n'abana b'imyaka 20 ntabwo ngiye nzakuvugisha turi mu rungano nta mafaranga ufite ntabwo bizakunda niyo twagira no mu babyeyi bacu kera twajyaga tubona bagasanga umuntu aragiye gusaba ati nakunze umukobwa kwa runaka bagashora inka bakayijyana ariko uyu munsi ntabwo ariko bigenda ugera iwabo w'umukobwa muze agatangira kuvuga ngo nangahe ese ni iki bari gucuruza ni iki bari kukubaza mu nangahe mwe murakundanye muri abana umubyeyi yarageze ngo ese uyu munsi none rero nta nubwo nibyo biri kugenderwaho urahagarara wagera mu nsare wawe muze agakubaza ngo ese waparitse he mwana we ese waparitse he uyu wanyu muparitse zingahe nta bihari rero uyu munsi wa none nzagukunda kuko ufite amafaranga nzaza wanyu nkavuga ati naparitse imodoka hari okay babone ko naparitse imodoka ntabwo nzaza n'ibirenge ngo banyu bankingure bishoboka inkuru umunsi wa none urajyana inka mugiye gukwa bayiruhukiriza he kwibagirwa ni service bakazana amafaranga none si urukundo ruri he ni service nta rukundo habe mu bana habe mu babyeyi nta rukundo ruhari niyo mpamvu rero tuba tugomba kurwiga nyine tukabasha nyine tubisigaraniye muri plan yabayeho muri kera habayeho ariko urukundo rwo nta rukira amafaranga ni yari hejuru ya byose so yaguze n'umwana w'Imana yudu ubwo yagambaniraga Yesu nuko yashakaga iki yashakaga imiya yashakaga amafaranga iyo abatari amafaranga ntabwo baramugambaniye abaremeye nk'izindi ntumwa zose bakagendana nk'uko bari babyiyemeje rero natwe tugomba kujya tuyakiraho ke ntabwo twareka kugaragariza nyine urukundo yuko rukiwe cyangwa se ibintu biba bibangamye mu bana batoya ariko ntabwo twavuga ngo 100% ngo urukundo rurakwiriye cyangwa se rurashyitse nk'uko rwagombye kuba rwari ruri so ubwo rero ndumva icyo mutakirwa munagitinda kiza nuko twatanga inyigisho kandi nziza ubasha kuyireba ndakitekereza igakubwo turacyari bato byo tutadusobanukiwe ariko bitavuze ko hatariho abandi bantu nubwo baba bake bakundana nta mafaranga izo dipusa nazo zirahari ngo zibereho n'umutoki y'abandi turahari ariko impamvu eriyezo nayo byose uzasanga uruhande rw'umukobwa uzasanga igihe cyose uzarusanga rurenge none se hari akantu kanguye mu matwi none se ngo umukobwa ntabwo yaha amafaranga umuhungu umukobwa arayamuha bitewe n'impamvu kuko hari benshi usanga banafatanya no mu bikorwa byo kubaka n'inzu n'urugero ugasanga ntabwo babigendanyemo cyangwa se ugasanga umusore yishyuye ishuri umwana arize yamara kwiga akabona ko nta gaciro ufite wowe wari gomwe ntiwiga ngenda kwishyura urize urarangije ubonye ko ndi imbesire imbere yawe kuko wowe uri umunyamashuri urayafite njye ntabwo mfite nibereye mu nka w'epfo ngaho ariko uyu munsi wa none wowe narakwigishije umaze kubona akazi gakomeye ubonye ko nta gaciro ufite hajya urumva bizaba bigikunze amafaranga niyo uzaba amaze kwereka imbere icyatumye yageraho rero n'uwaguhaye n'uwakuzamuye muri rwa rwego rwatumye uvate kuri ya mafaranga urumva wamuteye inyuma ubonye ko nta kintu amaze kuko atize ejo uzagera muri salo ugiye ku matelefone uravuga ibyongereza ndabizi se
njye narabikwigishije ariko njye sinabyize. Ibicyo rero twe tugomba kujya twiyakira tukanabyemera, yewe mwebwe nk'abandi nk'abantu abasore cyangwa abapapa. nk'ikintu nabunganya kuri icyo kintu twagiye tutirefera ku mpande zose. Twagiye tuvuga ngo urukundo n'amafaranga, twagiye gusanga kenshi cyane cyane abakobwa nibo twatayeho ikosa, ariko natwe twagakwiye kugira iki kwigaruka. Nimba Imana yaraduhaye ubwenge ndetse ikaduha n'ubushishozi, twakwiye natwe kugira iki tugashyiramo ubwenge. Nimba umukobwa aje muraegoda mutangwe gukundana nta n'ukwezi muramarana, ariko kumva agiye kukwaka 200,000 n'ubundi muhuya kwakira yandi. Ese imagine ni kibindi uri murakira natwe ibyo bivuze ngo twagakwiye kugira ngo twagakwiye gushyiramo ubushishozi. Niyo mpamvu nari nakubwiye ngo ntabwo rero abakobwa ntitubajyaginga urukundo ruriho, ahubwo kuri side turukoresha nabi. hanyuma se reka nkubaze ikibazo kimwe cyane. Iyo ugiye iwabo umukobwa bagatangira bakakubwira ngo se uzanye inkwano yangahe uje kugura sawa, reka nanjye nganda gusubize nyine. Ubundi iyo ikintu bitwa urukundo, je ntabwo nirefera ku muryango, ahubwo nirefera connection iri hagati yanjye n'umukobwa. yehe hanyuma nyimba umukobwa azi yuko jewe anyemera, aravuga ati abo mu rugo bameze ukunuko. Ivyo ku rukundo rwacu twe twifitiye nta mpamvu yo kubitinda, twe dufite icyo gushaka kugera. hagati aho iyo umukobwa yagira iyo ngeso yo kukwaka amafaranga uko bishatse, ntabwo biba byaje guca, nawe afite background isobanuye ivyo bintu. Niyo mpamvu ashobora kuba yarigeze kuba muri relationship n'umuhungu, ugasanga nta kintu na kimwe amusaba, nta kintu na kimwe amwaka, abayeho barubanyemo neza kandi mu rukundo rwa rundi rutagendeye ku mafaranga. Ugasanga uwo muhungu nawe nta kintu amwaka, sometimes n'umukobwa afite n'amafaranga ashobora kuvuga ati n'umuhungu yabuze iki kintu kuko mwese mukiri kuri level imwe, muri nk'abanyeshuri maybe, ugasanga muhereje nk'amafaranga akeneye akamugurira nk'ikintu, umukobwa akagurira umuhungu. None se niba umuhungu yahise amufata nabi kandi bari babanye gutyo, aravuga ati rero n'ubundi isi turimo ndabona n'abandi bigenda guca, nabo ngira ngo urukundo namweretse n'ubw'ubugogi, tereka abandi tuzahura nabo. ariko baravuze ikibazo kimwe murakoze ku bitekerezo byabo. uretse gato bari mwibaza akabazo yende